Muraho neza, nongeye nanone kubakira mu kiganiro amasomo y'ubuzima kinyura kuri Danus TV. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu bitanu bikomeye kandi bishobora kukwereka ko uri umuhanga udasanzwe nubwo wenda utari wabyiyumvamo. Hari ubwo dutekereza ko umuhanga ari wa wundi wize cyane, ufite impamyabumenyi nyinshi cyane cyangwa se wagize amahirwe mu buzima. Ariko se waba uzi ko hari ibimenyetso bigaragaza yuko nawe ubwawe ufite impano idasanzwe? Nagira ngo ugume hano ndaguhamiriza kandi uraza kurangiza iki kiganiro wowe ubwawe wifitiye icyizere kurusha uko wari usanzwe ukifitiye. Tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu bigaragaza ko uri umuhanga udasanzwe. Icya mbere, ufite uburyo budasanzwe bwo gutekereza. Uti bigenda gute? Ikintu cya mbere kigaragaza ko uri umuhanga udasanzwe ni uburyo utekereza. Ntutekereza nk'abandi bose. Utekereza mu buryo bwagutse, ukabasha kureba ibintu abandi batabona. Tubigenda gute? Ndaguha urugero. Ese wigeze wumva ibintu birimo gukorwa ariko ukabyumva mu buryo bumwe, ukagira igitekerezo cy'uko byarushaho kugenda neza, cyangwa se ukabona igisubizo gikomeye ku bibazo abantu benshi batekerejeho, wowe ukaba wabyumva ukundi? Abahanga cyangwa se ubuhanga budasanzwe ndetse n'abahanga bakunze gutekereza. Ntibakunda gusa ku bisubizo cyangwa se kwibanda ku bisubizo byatanzwe, ahubwo bareba ibishoboka byose. Hari nk'ikimenyetso cyihariye hano. Reba uri nko mu itsinda ry'abantu, ugira ibitekerezo bitandukanye n'iby'abandi. Ikindi, ujya kunda kwibaza impamvu ibintu bikorwa uko bikorwa. Wowe ukumva hari ukundi byakorwa, ariko ukaba wibaza impamvu bikorwa gutyo. Rero ufite ubushobozi bwo gutekereza kure no gutekereza ku ngaruka z'ibintu bitaraba. Rero aho inama kuri wowe ni iyihe? Nujya kubona utekereza ibintu mu buryo butandukanye n'abandi, ntukabifate nk'ikosa cyangwa se kwitandukanya. Iki rero aba ari ikimenyetso ko hari ubushobozi bwagutse Imana yagushyizemo. Tegereza igihe kizaza, kuko ibitekerezo byawe bizagira icyo bihindura ku isi. Icya kabiri kikwereka yuko ufite ubushobozi budasanzwe cyangwa se uri umuhanga. Icya kabiri hano ni uko ufite amatsiko adasanzwe no gukunda kumenya. Aha turabona ikintu cya kabiri, ni amatsiko n'urukundo rwo kumenya. Umuhanga udasanzwe ahora ashishikajwe no kwiga ibintu bishya. Ntamenyera cyangwa se ngo aruhuke. Aha nakubaza, ese wigeze wumva hari ikintu uzi cyangwa se ugiriye amatsiko menshi kuri cyo, ukakiga iminsi n'iminsi kugeza ugitahuye? Ibyo rero ni bimwe mu bimenyetso bikomeye bikwereka yuko uri umuhanga. Icyo bigaragaza iki? Icyo bigaragaza ni uko ukunda gusoma, ukunda kureba amashusho y'ubumenyi cyangwa se kumva ibiganiro by'inyigisho.
iyo ubajije ikibazo ntuhagarara ku gisubizo cya mbere, ushaka kumenya n'impamvu. Ikindi nanone ushobora kwiga ibintu byinshi utabitegetswe, ahubwo ku bushake bwawe. Reka nguhe urugero hano. Hari abantu biga gukoresha mudasobwa, akiga imashini yo kudoda, cyangwa se akiga ikoranabuhanga ku giti cye, batabitegetswe n'ishuri cyangwa se umukoresha. Rero ayo ni amatsiko aturuka ku bwenge bwihariye. Aha inama rero nakugira, komerezaho. Fata igihe cyawe wige, kuko abahanga ni abashaka kugira ubumenyi bwiyunguyeho igihe kinini, ntibaguma aho bari. Icya gatatu nanone hano, ushobora guhangana n'ibikomeye kandi utagaragara nk'ucitse intege. Umuhanga udasanzwe arangwa no guhangana n'imbogamizi, nta bwoba bwo gutsindwa. Iyo agize ikibazo abona uburyo bwo kugikemura aho kukirekeraho. Aha nakwibaza cyangwa se nkubaza, ese wigeze gutsindwa ku kintu ariko ugasubira ukagikora cyane kugeza ugitsinze? Ibi rero nibyo bigaragaza ko uri umuhanga. Ntiwacika intege igihe wahuye n'akaga. Ntiwanga amakosa, ahubwo urayakosora. Nubwo abandi bakwita umunebwe cyangwa umuntu utagize icyo umaze, wowe ugira umwete wo gukosora ibyo wibeshyeho. Aha ndaguha urugero. Hari umuntu wigeze gutsindwa ibizamini inshuro ebyiri, ariko akomeza kwiga, akageraho akabitsinda, kandi akagubwa neza mu mwuga yigiye. Abo ni abahanga badasanzwe. Inama rero hano, gutsindwa si ikimenyetso cy'ubugoryi, ni inzira yerekana ko uri kugerageza. Ibyiza biza ku bakomeza kugerageza. Icya kane hano nanone tugiye kureba, ufite ubumenyi bwo kwiyobora no kwigenga mu bitekerezo. Ikindi kimenyetso gikomeye ni uko ubasha gufata ibyemezo wifashishije ubwenge bwawe bwite, atari uko abandi babivuze cyangwa babiguhatiye. Aha ndaguha cyangwa se ndagira ikibazo nibaza nawe nkubaza. Wari watekereje ko umuntu ashobora kumva inama z'abantu benshi, ariko agahitamo ikintu gishingiye ku mahitamo ye bwite? Uwo muntu ari umuhanga udasanzwe. Ibimenyetso rero byo kwiyobora ni ibihe? Ufata icyemezo nyuma yo kubitekerezaho bihagije. Ushobora guhitamo kwihagararaho mu gihe abandi bose bavuga ibinyuranye. Wihitiramo intego n'icyerekezo, ntukurikira gusa ibyo abandi bavuze. Ndaguha urugero. Hari igihe uzasanga abantu bose bavuga ngo ntibishoboka, ariko wowe ugafata icyemezo cyo kugerageza kandi bikagenda neza. Iyi rero, iyi ni imbaraga y'ubuhanga. Aho inama nakugira ni iyi: jya wiyizera. Kwifatira icyemezo gishingiye ku kuri no ku bitekerezo bihamye bigaragaza ubwenge burenze ubusanzwe. Icya gatanu hano tureba ni iki: ufite impano yo guhindura ubuzima bw'abandi. Aha ni ikintu cya nyuma twarimo turebaho, ni ubushobozi kugira uruhare mu mpinduka ku bandi. Umuhanga udasanzwe ntiyigira wenyine. Impano ze zigaragara cyane mu mpinduka agira ku bandi.
aha nakubaza ikibazo: ese hari igihe wafashije umuntu mu buryo bwagutse ugasanga yishimye cyane kandi akishimira ibyo wamukoreye, cyangwa se amagambo yawe, inama zawe byagize icyo bihindura ku buzima bw'abandi? Aha ibimenyetso by'ikimenyetso ni ibihe? Abantu bajya bakwisunga bashaka inama. Iyo uvuganye n'umuntu agira icyo yunguka. Uzi gukomeza abandi no kubagarura, ukabagarurira icyizere. Urugero: ushobora kuba utazwi n'abantu benshi, ariko hari umuntu wigeze uha igitekerezo cyamuhindurira ubuzima. Ibyo ni ubuhanga budasanzwe. Inama rero, gira umutima wo gufasha, kuko ubuhanga nyabwo butuma abandi barushaho kuba neza. Ndimo nsoza. None se wibonyemo kimwe cyangwa byinshi muri ibi bimenyetso? Niba ari yego, ndagushimiye cyane kuko uri umuhanga udasanzwe. Niba wabashije kubonamo ikimenyetso byibura kimwe, bibiri se cyangwa birenze, bigaragaza ko uri umuhanga udasanzwe. Igihe abantu batakumenya, ntibaturebe cyangwa se ngo bagufate nk'umuhanga, ariko ibyo si byo by'ingenzi. Icy'ingenzi ni uko wowe ubwawe wiyumvamo ko ufite icyo Imana yagushyizemo gihagije. Komeza rero utere imbere, komeza utekereze mu buryo budasanzwe, komeza wige, komeza utsinde imbogamizi, komeza wiyobore, komeza uhindure ubuzima bw'abandi. Rero nagira ngo mbashimire cyane ko mwakora iki kiganiro. Niba wumva iki kiganiro hari icyo kigufashije, reka wo kubigira ubwiru, gira abandi ugisangize, ukoreshe. Nanone kandi kugira ngo ubashe kugenda ubona n'ibindi biganiro, reka ukore subscribe, hanyuma ukore na like. Rero murakoze kuba mwakurikiye iki kiganiro amasomo y'ubuzima kinyura kuri Danus TV. Mugubwe neza.